umva hano muko rwose reka nkubwize ukuri urumva njyewe nari narakurinze abandi bahungu bina ahangaha urabizi ko abahungu neza muri iki gihe n'umwana w'imyaka 10 basigaye bamuterana narakurinze rero urakuze urumva rwose nakubwira iki abahungu nushaka uzabazana ubuzuzemo hano ariko sana wazi igihe genda umugore nakinshi inyuma sigaye njya guhinga nkacyura umubyizi niyo mpamvu nanjye nzakunywa paka mfuye nkakunywa niwumva umubiri ukuntu uri kwita uve kuri cya kindi tubana ubusinzi nawe cyagiye guhobagirira ko sana wazi igihe kamubwire sana ubu sana ngiye kujya nyihera gutona mpaka ku mugoroba n'akazi kajya njya gukora rimwe na rimwe hano none naho nkuriye uje bisumubwira ngo ndigiri arangije arigendera none no gukora ibyo yakagombye gukora birakonana ubwo sumva umaze ikigo ariko zereka ubu njye uko ngana gutya muko mwirongorera uri umwana wanjye koko aba barongora subarushiki ariko ze mana yanjye none wongereka nkwereka sibyo abo bahungu nibo bashaka rwose ubazana ubatondekanye ku murongo nibashaka akaguru bazakamanike bagashyire mu birere kuko njye ndumva nta kindi cyemezo nafata ubwo siyo niyo namubwiriye nk'umubyeyi ubona ari nikundiye watumye agenda nawe nurangiza ngo nzano ifamu y'abahungu kiriya gihe wari ukiri mutoya narakurindaga ubu aho ugeze ntabwo wumva wishimye muko ntujeje ubundi se nubwo warandindaga kare wari utarageze igihe cy'ubukure wari ukiri mu myaka mitoya ntabwo ariko imyaka yageze urumva abahungu rwose nibazi nawe nta kindi kintu nshobora gukora ariko papa reka nkubwire mukobwa wanjye saza utandavuye gute jewe reka nkubwire n'undi munsi ndakwiyamye kwivanga mu byanjye n'abahungu dukundana ni mpaka na rugi akazi nzajya nkajyamo rimwe na rimwe n'ubundi nkomeze yewe niwe se none havuye komeze ubu narinzi ngura ahangaha mu nzu uraryamye induru yawe y'amazi se nari bugeze igaburiya reka mubwire utagiye kugwa mutagiye gukira nta kintu twavuga ubu nanjye reka mubwire ubu muri iyi minsi ndi mu kazi kubera iki sana United banza usome wowe reka ndi ntabwo nagwa uriya dore amaso ndari nasabwa yende igikire yanjye ukanya ndongera kandi na mu gitondo nuko saa sita nuko iyi nikire yanjye ubu nabonye dutatu mu gitondo saa sita ku mugoroba iyo nikire yanjye ndagwashoje kumva oya nyine mana yanjye yenda bazaza bazakuvunira umuheto nakubwira iki ariko wagisaza we umufashe nagukuramo iyo ngoto ubundi ugapfira imyaka yawe wayimaze umva nkubwire muko wabikomeza nanjye nkabigira birebe papa wowe ubundi ariko rero kararyoshye cyane karakuntu kari gufi karakaze ari rindi baratari bitarakanga ari barari amabara menshi abaho reka mubwire wageze i Kigali ukajya impande yo kwa Rubamba urabaza tunitwo utaduha cyane keretse mbata none se agucemeye aja ni pande basogongera cyanda teka naho indaho basogongera yewe ndasogongera kuko hoye agaba kagura gafunitse ntabwo bajya bakasogongera akaga kabazafunze gutya twebwe umva twangwe twadusoda ariko nari naragowe ndarafandaku bamubwiye ariko reka mubwire sana yazi yewe ndashaka kumva niba byose oya nanjye ngo ubundi ibintu wumva ko biryoshye bijyanye n'umuziki umuziki ni mwiza cyangwa ni reka bura reka mubwire umugabo utanywa sana yahombye byinshi burya ntukabona benshi bashaka ngo ubone ngo abagore babo babashima kubera kutabona reka bura reka mubwire sana yazigiye sinkubire ariko nawe yereka ukabutama urumva
ako ndaguha tuzabana yewe hari igihe nigeze banashoya yanjye gutora yawe nakubwiye ngo kwirwa wicana mu rugo nta kintu bizakumarira ariko mugihe inama yo gushaka umugore cyo byarakunaniye nta bindi rero bumbwira ati amafaranga ndayakorera mu yafite ariko ubu yafite simba ntabibonye none tubona ko biryoshye bimbuza se kudahaha numve amafaranga ndayafite nanjye numva biryoshye uretse ariko manze akabazo gafite amaso manze mubwire uretse naringiye uretse none se bigumye bigeze ku munwa uretse nizere yuko nusoma urakura nizere ko nusoma reba ahantu kageze none haruzi usaka gake imbaraga zirimo zo zonyine ukuntu zibaye ushobora guhita ugenda ugahinga umushiki ugataha uwumaze iyo ni maji nta maji zirimo izo ni maji aka kantu wiga afata aho uretse ubu bintu byasubiwemo ati noneho jyanye ndabijyana aka kantu agura ngaye uruwata se igihumbi baranga ndagura dutatu angaruze ndetse nimba uri bugure dutatu ubundi wakisomeye ko uri n'inshuti nabi ubundi nimba uri bugure dutatu ndabizi uri kumva wenda ndanywa kamwe umwe kubiri ubwo nanjye turaba ari zeru uragira ngo njye kugira kuranga rero ko mubwira umva gasome dutatu tuzane dutunyinyire uwapeke nanjye noneho ningera ngure n'utundi dutunyinyire umva ukuntu kameze umva reka mubwire kose niwe ukamare none kamaremo ugenda uzana utundi rekeraho kandi wajyana ubu ni umugabo uranyima kandi njye ntabwo uhaye none se singuhaye ubundi kugira neza ubisanga ibintu bigize neza wowe kamaremo ubundi ujya kuvoma cyagiye ugira ngo utashaka amazi ibibazo amahoro bito wavuye se kandi nubwo kakiriho yose nagiye ngeze hano hepfo hagati y'amazi mubona n'umugabo afite biteze yari afite biteze niba yari yatumye nimba inabaho ibi yaranembagaje umuhanda ndavuga ati wa mugabo we ubu ntabwo ureba ko mbona uri kugenda nk'ikimodoka kitazi ugonga abantu ntabwo wagiye muri kontrol avuga ati yewe mba nihuta afite ibibazo byinshi avuga ati ibibazo nta muntu utagira ibibazo uragenda ugonga abantu kubera birangiza arambwira ngo rero ngo ubu umukobwa wanjye ngo yahananiye buretse ubwibyo abakobwa benshi aho turagenda narakubwiye ngo ugomba kuzana umukobwa aho turagenda tega baze mukuru neza nawe ukumva mu gikobwa gusa umukobwa agira nawe wambwira rero umukobwa wanjye yanesheje barashaka ngo umugabo yanjye ndabwira ati umukobwa wawe yashutse niwo uzamushaka cyangwa niba uzamwishaka arangira ngo yateze n'ubu ngubu aranyirukanye igihugu ngo nze nabona umugabo ndabwira ati umukobwa wawe afite itanga abe yabona urukundo rero numva umugabo hirya no hino ariko nkasanga inkuru ye ari nziza asanga ameze mu cyamanyanga dore rero mu gahunda tugiye imvura igiye kuba ibintu ukuntu tugiye kubigenda ndakubona imvura igiye rero reka mubwire tugiye kujya iwabo tuhegere imvura ivuye tuhari turi ku ruhande niba batari tugenda niturangiza tugiye duhita tujya kuma ariko turitwaza sana uriya sana reka mubwire niyo yaba adafite imbaraga oya turitwaza udasa nawe tuvuge oya noneho udore ukuntu biri kugira ngo kamuragaho koza nawe ufate kamwe nanjye nywa kandi noneho ubwo turaba tutuganiriraho warashatse wumva andi inama nk'ugira ni umuti none tutuganiriraho tukavuga ku ngingo ubwo n'umutwe nawe wasanga turana nawe asa no kuganga kandi na dunda ubwonko
se w'igisona hasi hakingiwe ubona iki gisaza noneho kivuye ku izima ubu umusore uzaza nkamukunda pe ni ukumuha keya ni ukumufata nk'inkumi akuburyo ubwonko bwe burahita buyaga noneho twebwe tugagusa ku ngingo ntiyatazi ibintu turimo nizerega byanatuzi cyane cyane ukuntu twatari abonye uriya mugabo twibaza ndetse ntabwo n'ibibazo byaciye ngo nkubwire atari ibyo gukina akaba twibazo bye n'umukobwa we mu rugo babana ko bakina akaba yaramwibasiye umukobwa nta bindi ariko bitandukanye no kuba ngewe rero ikibazo nabonye ni uko uriya mukobwa w'uwo mugabo aba amubuza kuba yakuna bikaba ngombwa yuko umukobwa amushyiraho igitutu abaye ari inyuma kino twagenda via tariki twamara kugenda tariki umukobwa tumukura yako kanya bikaba na ngombwa ko tuganirira hano mu rugo nimba vyamubuza guhura n'abahungu ibyo biroroshye ahubwo njereka nkwereke tugende ku muhanda nyereka umusaza mujyane kumutsindisha nawe uzana umukobwa mu rugo tubiganirire mu rugo bwanjye none ko umusaza uzi ko yarangira n'ubundi yabanza ariko jewe icyo nabonye Jana nabikuri niba ari ana wa Rwanda kuri ureba wagenda utanitse tanesha mwere kukuntu duce muri kibango bye niwe sana ukuntu n'utino agura kandi ongura ni maremo akambere ndakamera aho nkagure turakamera ukamwere no nakaga kariyo tukamwere yagera mu muhanda zabanza mbigisheho inama papa nabyanga tuzamutuka twigendera papa niyo mpamvu mukunda ariho tukamera tujya tunamunoresha ubugingo bw'umubyiruko ubwiza bwawe cyangwa tuzabarika ndaza ko akoza nabatumira yewe ngumye utari buzana ngo dutangire yawe n'umunsi ndanje ubu ngubu reka nkubwire wakora utariye ujya wakoze icyo cyane basi genda ukagurena hanyuma ukazana tugasome uvuge ngo tugafashe ariko icyo mupfiye natwe kuko nanjye ukuntu wahereka ukamukana nuko utari wamenya rega keza sasa muri kamupira ufite sasa ntabwo umukobwa wanagutinya n'uwo musaza ntabwo yafata amazi asanzwe uri kuyamamaza wasanga abana bwahitira kugira ngo wamamaze reka ahubwo n'ubwiza bwabyo buba bwanunze mbese wabona uko nanjye nyuma nkabona ibikorwa biri kugenda ubu reka nkubwire ibyo buri nahuye n'umukobwa n'aganinyako umuntu nawe nayinyweye naramuvugiye igageze aho ngaho byatuwejeje amagambo nawe bwandikwayo tuyasarura kubera sana iyo by'ubwenge bitera akabaraga nimba ugiye ufite ubwoba nugenda ugiye urashyira pe uri mutaraga bwashize nta kibazo nanjye reka twimutse hanze ngende ntabwo birimo nigende njyenyine ntabwo ari kugenda wowe icyo ukora uroza ibyombo dore uyu munsi umusaza we yitwa Makuru kandi twihagiye ko ugasanze ndamuzi njya mubona kino video rero mukika gahunda ngiye gukora unekere gahunda ye uko musaza turi kanje kumukina je nimba utemewe
n'ikigiye kumuzaho kanyagirwa